sakindi maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose. Ayiwe hari ibyaha nakoze bikomeye biri buvuge ntashaka bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo. The Choice Live. urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro tugiye kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku birebana n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Hari uwo tugiye kuburanisha mu kanya witwa Kazungu Denis arahari. Itaba urukiko uhagarare hano imbere. Turasaba ko amakuru Kazungu Denis uriburanira uvuga cyane Ndiburanira. basaba ko Madiba amusomera imyirondoro ye ibyo byakekwaho Ariko tarasoma nasaba ko mburana mu muhezo kuko navyemera bategeko rya biyemerera. Kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri buvuge ntashaka bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo. Niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ninjye wiyemereye ukuri kandi mu kuvuga uko kuri. turasaba ubushinjacyaha ko mubivugaho. Murakoze Madame la Présidente. Twe dusanga iburanisha ribera mu ruhame, tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma ruhera mu muhezo kereka mu gihe urukiko rwaba rubibonye ukundi. Murakoze. Uburaniye mu ruhame aricyo bikubangamira? Yego. Nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga. Ubu turi kuburana ku birebana n'ifunga n'ifunguro ry'agateganyo, ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza. Nta ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose, ni mu mpamvu zikomeye, ntabwo ari ibimenyetso, ntabwo bari bugushinja. Dukomeze urubanza rukomeze mu ruhame. Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Umwirondoro wawe ni Kazungu Denis? Yego. Ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira, ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukira mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, umudugudu wa Gishikiri. Ukaba ufite nimero y'irangamuntu 11-82-74-98-10-5. Ukaba ukoresha telefoni igendanwa 0722-22-11-36.
irangamimerere yawe ikaba igaragaza ko uri ingaragu, ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira. Ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, icyaha giteganywa kandi kikagihanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'iyicarubozo, icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo 113. Icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha cya gatanu ni icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu, kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira. Icyaha cya gatandatu ni icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Icyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Icyaha cya karindwi, icyaha cy'ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho. Icyaha cya munani, icyaha cyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo. Icyaha cya 9 ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cya 10 ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Kazungu Denis, mwirondoro bagusomeye n'uwawe. Ibyaha ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera nk'abantu byemera? Ndabyemera. Turasaba ubushinjacyaha batubwira impamvu bwazanye Kazungu hano mu rukiko, butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose amaze gusomera. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko Kazungu Denis ibyaha akekwaho akurikiranyweho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera. Ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa 9 w'uyu mwaka wa 2023, ubwo yajyaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cy'iyo nzu. Nibwo iperereza ryahise ritangira. Ubugenzacyaha bujya aho hantu dusanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12. Mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera, Kimironko, Kinyinya, Kabuga, Masaka na Rusororo, akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza. Yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana, akabazirika amaboko n'amaguru, akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo, umuhoro, ipensi, imakasi n'ikaramu, agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba, akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga, telefone, akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo, kuri banke, ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo cyangwa
bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza. Yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita bica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye. Madame la Présidente, muri abo harimo ababashije kumucika, bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho. Mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12, we avuga ko yishe abantu 14, babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Ibi Kazungu akaba yarabigezeho biturutse mu buryo yanogeje uyu mugambi, akajya gutura mu by'ukuri ahantu hameze nk'aho asa nk'aho ari wenyine, anakoresha imyirondoro itariye, aho hamwe yiyise Dushimimana Joseph bigaragara ku masezerano yakodesheje inzu, ndetse n'ibyo ngibyo yabaga yambuye akagenda abigurisha yiyita amazina y'undi muntu witwa Turatsinze Eric. Muri aba bantu batandukanye barimo n'ab'igitsina gore, yemera ko muri bo uwo yakoreye icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ari umwe, ndetse nawe n'uwo mukobwa akaba abimushinja. Mugenzi wanjye yakomeza atanga impamvu zikomeye. Murakoze. Murakoze Madame la Présidente. Tugihereye ku mpamvu zikomeye z'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, hari imibiri 12 yabonetse mu gikoni cy'inzu Kazungu yari atuyemo mu mwobo wari ucukuyemo. Kazungu mu ibazwa rye, haba imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha, yemera ko iyo mibiri 12 ari y'abantu yishe ubwe, kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo watangirira no kujya bashyiramo hari abandi 2 yari yarabanje kwica. Abo 2 imibiri yabo ntiraboneka, bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso. Kazungu yemera ko ari we wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo, kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi. Asobanura mu mvugo ye uburyo yagiye abica, akabica abatunguye, ko yabaga yagejeje mu rugo ababeshya ko mu buryo butandukanye, yabageza mu rugo akabica mu buryo bubatunguye ku buryo batabasha kwirwanaho. Mu bo Kazungu yemera ko yishe, hari amazina avuga ko yibuka, kuko avuga ko bose atabibuka, ariko mu bo yibuka avuga ko harimo uwitwa Eric Turatsinze, akavuga ko amwibuka kuko yamusigaraniye ibyangombwa akajya umwirondoro we awiyitirira. Avuga ko yishe uwitwa Eliane Mbabazi,
n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise. Abo nibo avuga ko yibuka, avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga amakuru y'umwirondoro w'ayaboyesha. Iyo mvugo ya Kazungu rero inahuza n'ibyagaragaye aho icyaha cyakorewe, kuko muri raporo yakozwe n'ubugenzacyaha yahabereye icyaha igaragaza ko koko mu cyobo havanywemo imibiri 12, ikagaragaza amafoto y'aho hakuwe iyo mibiri mu cyobo, ikagaragaza ko n'uko iyo mibiri yari imeze, kandi ko iyo mibiri imyinshi yari yarangiritse, donc yari imaze kwangirika kubera igihe yari imaze. Ku cyaha cyo guhisha umurambo no kuwushinyagurira, twahera kuri raporo iyo twari tuvuze n'ubundi yahabereye icyaha, igaragaza ko iyo mibiri yari iri mu cyobo, abantu bamwe ku bandi vuga ngo ntibari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro uko bakabaye bashyingurwa. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko koko yishe abantu, akavuga ko yari yacukuye icyobo bashyiramo bose, kandi ko yabanje kujya ashyiraho itaka ku washyizemo, agashyiraho undi hejuru nabwo agashyiraho itaka, ngo ariko abona icyobo kizuzura vuba, afata icyemezo cy'uko azajya ashyira umuntu agereka umuntu ku wundi. Ku cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, Kazungu imbere y'ubugenzacyaha n'imbere y'ubushinjacyaha yemera ko mu bakobwa yajyanye iwe agakorera ibyaha bitandukanye, umwe ari we yasambanyije. Ibyo biri mu gisubizo cye mu nyandiko mvugo ye ku itariki 9 z'ukwa 9, igisubizo cya 10. Uwakorewe icyaha mu nyandiko mvugo ye iri kuri kode ya 62 nawe asobanura ko Kazungu amugejeje iwe amaze kumukubita, kumubabaza mu buryo butandukanye no kumwambura ibyo yari afite, yanamusambanyije. Ku cyaha cy'iyicarubozo, icyaha cy'ifatwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko n'ibikangisho, ndetse n'icyaha cy'ibikangisho byo kugira umuntu nabi. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko iyo yagezaga abantu iwe yabakingiranaga, akabakanga, akabatera ubwoba akoresheje ibikoresho bitandukanye, harimo no kubakorera kubabaza umubiri, ko hari abo yavuga ko yabanzaga kuniga, bakumva bahize umwuka bakamwemerera kumuha ibyo bafite, hanyuma yamara kubakorera ibyo byose akabambura ibyo bazanye, akabambura imibare y'ibanga y'amatelefone, ya mobile money, y'amabanki n'aya WhatsApp. Akavuga ko babimuhaga kubera ibyo bikorwa yabaga yabakoreye.
mu nyandiko mvugo z'abakobwa batandukanye bageze iwe ariko bakabasha kuhava, harimo inyandiko mvugo iri kuri kote ya 18 umwe mu bahohotewe usobanura uburyo yahamagawe nkaho agisanze mugenzi we baziranye, akagezwa kwa Kazungu mu buryo bwo kumushukashuka. Yagezwe iwe, Kazungu akamutera ubwoba, akamukingirana, amubwira yuko natemera ibyo amusaba ari bumwice. Akavuga ko yamutwaye, yamutegetse kumuha amafaranga ari kuri mobile money, akamutwara telefone, hanyuma akabasha kumwiyaka akirukanka. Kazungu yamwirukankaho, abaturage bakamufata. Mu nyandiko mvugo y'undi bakobwa bahohotewe uri kuri kote 20